Imana iramubwira ngo umva Mose, ndabizi wowe n'ubumose bwawe uriwe aho ngaho ntabwo ushobora kuvana ubwo bwoko muri Egiputa, ariko none humva ijambo rikomeye, nkwemereye ko nzabana nawe, nkwemereye ko nzagendana nawe, nkwemereye ko nzagutabarana n'ubwo bwoko, nkwemereye ngutangarize ngo imibabaro uri kunyuramo, akaga uhuye nako, ingorane uhuye nazo, najya nkubwire ngo Imana yo kwizerwa ikwemereye umubano wo kugukura muri izo ntambara, wo kugukura muri ayo makuba, wo kugukura muri ibyo byago, Imana ikakugeza mu mugisha yagambiriye kukugezamo. Izakundwa bene data, usabiye ko Imana yabana nawe, kandi koko ubuhanuzi nkuzaniye bw'ijambo uravuze ngo Imana ikwemereye umubano, Imana ikwemereye umubano wo kubana nawe. Imana nibana nawe nta giteye ubwoba kizongera guhagarara imbere yawe. Imana nibana nawe nta giteye ubwoba kizaba mu by'ukora. Imana nibana nawe nta giteye ubwoba kizaba mu rugo rwawe. Imana kundwa bene data, icama Imana ikaguha ikimenyetso muri uyu mwaka turimo, ikimenyetso kikubwira yuko iri kumwe nawe, kandi ije kugukura muri ako kaga, kandi ije kugukura muri iyo mibabaro, kandi ije kugukura muri ako gahinda. Birashoboka ni imibabaro y'uburwayi, birazagukura muri uwo mubabaro. Kandi koko Imana nibesha, kuko Imana ntabwo ari umuntu. Abantu nibo babesha bitewe n'inyungu z'ibyo bashaka ku bandi, ariko Imana ivuga ijambo kubera yuko itabesha, irivuga kugira ngo ikuremo umutima w'ibyo yiteguye kugukorera. Imana izakugirira neza, nibivuze ngo izagukura mu mababa. Ibwira Abisiraheli yarabana nawe izi gutambagize, Imana izigendane n'ubuzima bwawe, Imana izi kurwanirire mu buryo bwose, irwanirire intambwe zawe, uwo mubabaro umazemo igihe Imana iwugukuremo. Tope ya sinima herita labone shawize foria hetala bone shamadonaijie. Imbaraga z'Imana zibanye nawe. Ndumva mawe kuguhanurira, ndumva mawe guhanurira ubuzima bwawe, ndumva mawe kuguhanurira wowe aherereye. Niba uri Burayi mawe kuguhanurira, uvuga ngo Imana ikukuye mu mubabaro bwayo, nawe niko Imana ije kukugirira. Mukundwa mwene data, retepa ya sinima heya ratori ya desha wazari for. Imana ije kugukura muri ibyo byago mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ije kugukura muri izo ngorane. Imana twiri ijambo rigezeho kano kanya, wowe witabye rino jambo ukaryumva, Imana ni wowe ivuganye nawe, ivuganye n'ubuzima bwawe. Iravuze ngo nukuri, Uwiteka aravuze ngo nukuri nzabana nawe, kandi uzanesha abamediyani nk'unesha umuntu umwe. Haleluya. Turagushimiye nanone Mwami Yesu Kristo, wowe uduhaye kugira ngo dusangire ifunguro ry'ijambo ryawe. Imana y'amahoro ibaha umugisha abadukurikira bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Afrika muri rusange, ndetse n'abari ku mugabane w'Uburayi ndetse n'umugabane wa Amerika, abari ku mugabane wa Aziya. Imana y'amahoro ibaha umugisha cyane, kugira ngo buri munsi ko dusangire ijambo ry'Imana bajye barushaho kwaguka mu butumwa bwiza wemera ukatugezaho binyuze mu ijambo ryawe Kristo. Ngaho haza imitima y'aba bantu, abarwayi bakize kandi ababaye ubanezeze, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu tubisabye twizeye, amen. Reka dusome iri jambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva ibice 3 umurongo wa 11. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wahangara guhagarara imbere ya Farawo ngo nkure Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa? Aramusubiza ati, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari jyewe ugutumye, nuko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uwo musozi. Reka dusimbuke dusome n'umurongo wa 17. Haravuze ngo, ndavuga ni nzabakura muri uwo mubabaro wo muri Egiputa, mbajyane mu gihugu cy'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abahivi n'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Imana itugirire ubuntu cyane. Bakundwa bene data mwese mudukurikirana ku Isarura 12 TV, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuze ngo Imana ikwemereye umubano mu mibabaro wari ufite
ukomeye kugira ngo Imana igukure mu maboko y'ibyari byarakugwatiririye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, ivuga kuri ubu bwoko bw'Abisiraheli mu myaka igera muri 400 ndetse na 30 bari bamaze muri iki gihugu cya Egiputa. Bahuriyemo n'igihe gikomeye, bahuriramo n'iminsi mibi. Hari igihe umuntu ajya avuga ngo nahuye n'umunsi mubi, bo bahuye n'iminsi mibi. Ntabwo ari umunsi mubi, ahubwo bahuye n'iminsi mibi, iminsi y'imibabaro, iminsi y'amakuba, iminsi y'akaga, iminsi iteye ubwoba, iminsi y'icuraburindi, iminsi y'umwijima. Uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire nawe. Ushobora kuba uhuye n'umunsi mubi, cyangwa se uhuye n'iminsi mibi, cyangwa uhuye n'amezi mabi, cyangwa se ukaba uhuye n'imyaka ikugoye cyane. Ariko ndagira ngo utangarize ngo Imana yabanye n'ubu bwoko bw'Abisiraheli ikabakura mu gihugu cya Egiputa. Ni nayo Mana ije kubana nawe ikagukura muri ubwo buzima mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Iri jambo dusomye ni ijambo rivuze ngo iki? Ni Mose wari urimo aganira n'Imana. Iyo ufite umugisha wo kuganira n'Imana, ubasha no kumenya uburyo ki bwo kurwana intambara zose ufite cyangwa se uhagazemo, ukanabasha no kumenya uburyo ki uzazivamo. Iyo uri kumwe n'Imana, buri gihe cyose Imana igenda igusobanurira ijambo kurindi uburyo ki uzava muri ubwo buzima. Nagira ngo utangarize ngo imibabaro uri kunyuramo, akaga uhuye nako, ingorane uhuye nazo, nagira ngo ubwire ngo Imana yo kwizerwa ikwemereye umubano wo kugukura muri izo ntambara, wo kugukura muri ayo makuba, wo kugukura muri ibyo byago. Imana ikakugeza mu mugisha yagambiriye kukugezamo. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Ijambo ritubwiye ngo iki? Mose ari kuganira n'Imana ngo arayibwira ngo ngewe ndi muntu ki Mose? Mose ko niyizi na Farawo nkabamuzi, ndinde wo guhagarara imbere ya Farawo ngo nkuru ubu bwoko mu maboko ya Farawo? Imana iramubwira ngo umva Mose, ndabizi wowe n'ubumose bwawe uriwe aho ngaho ntabwo ushobora kuvana ubwo bwoko muri Egiputa. Ariko noneho umva ijambo rikomeye, nkwemereye ko nzabana nawe, nkwemereye ko nzagendana nawe, nkwemereye ko nzagutabarana n'ubwo bwoko, nkwemereye ko nzakurwanirira hamwe n'ubwo bwoko, kandi kizakubera ikimenyetso cy'uko ngewe Uwiteka nkutumye gukura buno bwoko mu gihugu cya Egiputa. Ikimenyetso kimwe cyo nuko nzabana nawe, warangiza ugakura ubwo bwoko muri Egiputa ukabujyana aho ukwiriye kubugeza, kandi mukankorera kuri uyu musozi. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Iyo uri mu buzima bw'imibabaro, iyo uri mu buzima bw'amaganya, iyo uri mu buzima bw'agahinda, ntabwo ushobora gukorera Imana uko bikwiriye. Ariko iyo uri mu buzima bw'amashimwe, uri mu buzima bw'umunezero, nicyo gihe ubasha gukoreramo Imana. Umutima wawe utaguhagazemo, umutima wawe udafite ibyo kurega, Imana ibane nawe. Abari muri Egiputa y'ibyaha, Imana iravuze ngo nimugambirira gutumbirira Imana, ibemereye umubano wo kubakura muri ibyo byaha. Abagambiriye tangaza ubutumwa bwiza bukura abantu mu byaha, Imana ikwemereye umubano ukwije kugusigira amavuta yo kugira ngo wumvirwe n'abari mu byaha, kugira ngo bashe kuva muri uwo mwijima w'icuraburindi ry'ibyaha. Imana ibane nawe. Nagira ngo ubwire ngo Imana yemeye umubano wo kugukura muri ayo makuba, amakuba y'amarira. Hari igihe umuntu aba mu marira, amarira adashira, ukibaza ngo ese ibi bizageza ryari? Ariko nagira ngo utangarize ukura mu mubabaro, ukura mu mubabaro nta wundi ni Uwiteka. Imana itugirira ubuntu cyane. Imana imaze kwemerera Mose umubano, yaramubwiye ngo Mose we, nzabana nawe, nzagendana nawe, kandi kizakubera ikimenyetso ko ngewe Uwiteka ari jye uri kumwe nawe, kandi nkaba nkutumye by'ukuri koko, nuko uzakura ubwo bwoko mu gihugu cya Egiputa ukabageza ukwiriye kubageza, mugakorera mukankorera kuri uyu musozi. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Bakundwa bene data, musabiye ko Imana yabana nawe, kandi koko ubuhanuzi nkuzaniye bw'ijambo uravuze ngo Imana ikwemereye umubano, Imana ikwemereye umubano wo kubana nawe. Imana nibana nawe nta giteye ubwoba kizongera guhagarara imbere yawe. Imana nibana nawe nta giteye ubwoba kizaba mu byo ukora. Imana nibana nawe nta giteye ubwoba kizaba mu rugo rwawe. Imana nibana nawe nta giteye ubwoba kizaba mu mashuri wiga. Imana
nibana nawe nta giteye ubwoba kizaguhagarika umutima ngo kikwihebeshe, ahubwo Uwiteka azarwanana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibwira Mose ngo ikizakubera ikimenyetso. Bakundwa bene data, icama Imana ikaguha ikimenyetso muri uyu mwaka turimo, ikimenyetso kikubwira yuko iri kumwe nawe kandi ije kugukura muri ako kaga, kandi ije kugukura muri iyo mibabaro, kandi ije kugukura muri ako gahinda. Birashoboka ni imibabaro y'uburwayi, birashoboka ni imibabaro y'ubukene, birashoboka ni imibabaro y'abagutuka n'abakurenganya, birashoboka ni imibabaro y'abakurega ibinyoma, ariko Imana iravuze ngo izabana nawe kandi izabana nawe mu izina rya Yesu. Twasomye ijambo rikomeye ku murongo wa 17. Ijambo ryatubwiye ngo kandi nzabakura muri ujya mubabaro. Imana itugirire neza. Ndavuga ni nzabakura muri ujya mu. Iyi ni Imana yari irimo ibwira Mose n'Abisiraheli. Irababwira ngo ndavuga ni nzabakura muri ujya mubabaro. Imana izagukura muri uwo mubabaro. Ntabwo nzi ikigero cy'umubabaro ufite, ariko icyo nzi cyo nuko Uwiteka avuze ngo azagukura muri ujya mubabaro. Ngewe sinamenye ikigero cy'agahinda n'akaga n'ingorane uhuye nako, ariko kimwe ngewe nzi Imana imaye kumenya mishuriwe menye nuko Imana ivuze ngo izagukura muri uwo mubabaro w'Abanyegiputa. Haleluya. Ntabwo nzi Egiputa yawe muri iki gihe cya none ni iyihe. Buri muntu wese agira Egiputa ye ku kigero ciwe, ndetse buri muntu wese agira umubabaro we ku kigero ciwe. Ariko ndahanurira buri muntu wese uneza amatwi, uyu muntu wese ukurikiranye ubu butumwa bwiza, iri jambo riravuze ngo Imana izagukura muri uwo mubabaro. Haleluya. Uwo mubabaro umaranye igihe, birashoboka uyu mubabaro wawinjiranye mu rugo, ndetse umaranye imyaka igera wenda mu 10, ndetse ufite, ariko Imana iravuze ngo izagukura muri uwo mubabaro. Ushobora kuba ari umubabaro wo kubyara ariko ugabyara upfusha, Imana iravuze ngo izagukura muri uwo mubabaro. Birashoboka ko aba ari umubabaro wo kuzisama zivamo, ariko Imana iravuze ngo ije kugukura muri uwo mubabaro. Birashoboka ko yaba ari umubabaro wo kuba uri mwiza, waranize, umeze neza, ariko ukaba uri uwo mubabaro w'ikirengero, urambagizwa bupfa, urarambagizwa abandi akaba aribo bashingirwa. Nagira ngo utangarize ngo Imana iravuze ngo izagukura muri uwo mubabaro. Haleluya, haleluya. Imana izagukura muri uwo mubabaro. Mwene data, nshuti y'umusaraba, Imana ivuganye nawe, ijambo rivuze ngo izagukura muri uwo mubabaro. Kandi koko Imana nibesha, kuko Imana ntabwo ari umuntu. Abantu nibo babesha bitewe n'inyungu z'ibyo bashaka ku bandi, ariko Imana ivuga ijambo kubera yuko itabesha, irivuga kugira ngo ikure mu mutima w'ibyo yiteguye kugukorera. Imana izakugirira neza nibivuze ngo izagukura mu mubabaro. Ibwira Abisiraheli, yarababwiye ngo kandi ndavuga ni nzabakura muri ujya mubabaro w'Abanyegiputa, nzabajyana mu gihugu cy'Ikanani, igihugu cy'Abanyakanani, ndetse igihugu cy'Abaheti, igihugu cy'Abahevi, igihugu cy'Abamori, igihugu cy'Abayebusi, igihugu cy'amata n'ubuki. Imana itugirire neza. Imana igukura mu mubabaro ikujyana mu munezero. Imana igukura mu mubabaro ikujyana mu byishimo. Imana igukura mu nzara ikujyana mu kurya. Imana igukura mu kwambara ubusa ikujyana mu kwambara. Imana igukura mu kugumirwa ikujyana mu gushingirwa. Imana igukura igisuzuguriro ikujyana mu cyubahiro. Imana yabikoreye Morodekayi. Imana yakuyeho Morodekayi igisuzuguriro ndetse n'umubabaro, imugeza mu gutambagizwa umurwa. Imana nawe izi gutambagize. Imana izi gendane n'ubuzima bwawe. Imana izi kurwanirire mu buryo bwose, irwanirire intambwe zawe. Uwo mubabaro umazemo igihe, Imana iwugukuremo mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kugukura muri ako kaga n'amakuhuye nayo. Mwene data, nshuti yanjye, nagira ngo utangarize ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, kandi nta n'ikinanira Imana mu gihe cyashizweho. Imana nibivuze ngo ije kugukura, Imana ije kuhagukura. Turi ku ntego y'ijambo ivuga ngo Imana ikwemereye umubano wo kugukura muri uwo mubabaro. Imana ikwemereye umubano wo kugukura
kugukura muri ako gahinda. Imana ikwemereye umubano wo kugukura muri icyo gisuzuguriro. Imana ikwemereye umubano wo kugukura muri icyo kimwaro. Imana irakumwaruye. Imana ikwemereye umubano wo kugukuramo iby'agahato. Imana igushize mu byo kunesha ndetse no mu byo kwishima. Imana igendereye ubuzima bwawe. Retope ya sinima herita labone shawize foria heta labone shamadonayje. Imbaraga z'Imana zibanye nawe. Ndumva mawe kuguhanurira. Ndumva mawe guhanurira ubuzima bwawe. Ndumva mawe kuguhanurira wowe aho uherereye. Niba uri Burayi mawe kuguhanurira. Uvuga ngo Imana ikukuye mu mubabaro. Niba uri muri Amerika cyangwa se muri Aziya, Imana imaye kuguhanurira. Ije kugukura muri izo byago. Niba uri hano mu turere dutandukanye t'u Rwanda, Imana imaye kuguhanurira. Ije kugukura muri izo byago. Izo ngorane umaranye iminsi, ayo makubo umaranye iminsi, Imana ije kuyagukuramo nk'uko yakuyemo Abisiraheli, nk'uko yakuyemo ubwoko bwayo. Nawe niko Imana ije kukugirira. Mukundwa mwene data, retepa ya sinima hey aratori ya desha wazarifo. Imana ije kugukura muri izo byago mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana ije kugukura muri izo ngorane. Imana itugirire neza. Imana yigeze yitegereza umugabo bita Gideyoni. Reka dusome iri jambo riboneka hano. Abacamanza ibice byaho ni 6 umurongo wa 14. Nuko Uwiteka aramwitegereza aramubwira ati Gideyoni, genda ukize Gideyoni, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisiraheli amaboko y'Abamediyani. Singe ugutumye. Mana itugirire neza. Kandi Mose nawe ijambo ryari rivuze ngo ikizamubera ikimenyetso ko ari Imana imutumye nuko izabana nawe agakura ubwo bwoko muri Egiputa. Na Gideyoni atumwe n'Imana iramubwiye ngo genda yewe Gideyoni, genda uko izo mbaraga zawe zingana. Mukundwa mwene data, imbaraga zawe Imana iguhaye, Imana imbaraga ikuziho zirahagije kuba Imana yagukiza, igagukiza amaboko y'ibyari byaragufatiriye. Imbaraga Imana ikuziho zirahagije kuba Imana yagendana nawe, igakorana nawe, igagukura muri ibyo byago, ugakiza bene wanyu umubabaro wamazemo igihe. Wabona ari wowe Imana igiye gukoresha mu muryango, wabona ari wowe Imana igiye gukoresha mu gihugu, wabona ari wowe Imana igiye gukoresha muri quartier, wabona ari wowe Imana igiye gukoresha mu karere, wabona ari wowe Imana igiye gukoresha muri iki gihe cya none. Imana ikagukoresha ukaba uwo guhumuriza imitima yihebye, ukaba uwo gukomeza imitima itenebutse, ukaba uwo gukomeza imitima icitse intege. Imana iravuze ngo izabana nawe. Gideyoni iramubwiye ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukiza bene wanyu b'Abisiraheli amaboko y'Abamediyani. Iramubwira ngo singe gutumye. Imana itugirire ubuntu cyane. Umva ijambo Gideyoni yasubije ku murongo waho wa 15. Gideyoni arasubiza ati, ariko Uwiteka, Abisiraheli nabakirisha iki? Iwacu ko turi aboroheje mu muryango wa Manase, nk'abandi umuhererezi mu nzu ya data yose. Hano Gideyoni agize ikibazo. Ntabwo yizeye imbaraga Imana imubonamo ko ari izo gukiza bene wabo b'Abisiraheli, kandi ntabwo yumvishe ko Imana ivuze ngo ni njyewe ugutumye. Imana ntabwo igituma umuntu itagendana nawe. Imana ituma umuntu iziho ubushobozi, iziho imbaraga, iziho gutsinda, iziho kunesha. Ariko Gideyoni arigaye aravuga ngo ariko Uwiteka ko nawe ukabza. Ntabwo ureba yuko njyewe ndi umunyantege nke, ntabwo ureba yuko nashoboye, ntabwo ureba yuko mvuka ahantu horoheje, ntabwo ureba yuko igisekuru cyanjye kitazwi, ntabwo ureba yuko umuryango mvukamo utamenyekana. None urabona ndi muntu ki muri iki gihe cya none, muri iyi minsi igoranye, muri iyi minsi y'ikimenyane, muri iyi minsi abantu bakunda babo gusa, muri iyi minsi abantu barwanirirana ishyaka kuko baziranye. Urabona ndi muntu ki wo kuba navuga abikumvikana?
muri iyi minsi hari abamaze kuba ibyamamare bakagera kure. Urabona njyewe ndi muntu ki? Ariko imva ijambo rikomeye Imana izasubiza Gideyoni. Mwene data mukundwa, nawe ushobora kuba umeze nka Gideyoni, wireba nk'uko Gideyoni yirebaga. Gideyoni yirebaga ari uwo uturuka mu muryango wa Manase, ari umuhererezi mu nzu ya se yose, ndetse ari udashoboye, ariko Imana ikamubonamo ubushobozi. Mukundwa mwene data, nawe Imana ikubonamo ubushobozi, kuko Imana izabana nawe. Haleluya! Imana izabana nawe. Imana yari izi kiza Gideyoni ari umunyembaraga, kuko yamwemereye umubano wo kubana nawe kugira ngo azatsinde urugamba rw'Abamediyani. Imana itugirira ubuntu cyane. Ku murongo wa 16 havuze ijambo rikomeye. Uwiteka aramubwira ati, nukuri nzabana nawe. Ijambo bita umubano. Nukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamediyani nkunesha umuntu umwe. Imana itugirire neza. Imana ibwiye Gideyoni ngo iki? Uyu munsi ntabwo ari Gideyoni uri kubwirwa. Wowe uneze amatwi nkurikiranye, wowe iri jambo rigezeho kano kanya, wowe witabye rino jambo ukaryumva, Imana ni wowe ivuganye nawe, ivuganye n'ubuzima bwawe. Iravuze ngo nukuri, Uwiteka aravuze ngo nukuri nzabana nawe, kandi uzanesha Abamediyani nkunesha umuntu umwe. Haleluya, haleluya! Umva ijambo Uwiteka avuganye nawe. Birashoboka wowe uriteze amatwi aka kanya waba uri umukobwa, wenda waba wiyumvamo imbaraga nkeya za gikobwa. Imana iravuze ngo nukuri Imana izabana nawe. Birashoboka waba uri umusore ukareba aho ukomoka n'ubushobozi bwawe n'imbaraga z'amashuri yawe, ukavuga ngo yewe naho yangeza, newe na kaminuza mfite ni segonderi gusa kandi nayo itagize ikimaze. Imana iravuze ngo nukuri izabana nawe, ititaye ku kigero cy'amashuri wize, ititaye ku kigero cy'umuryango uvukamo, ititaye ku kigero cy'indimi ushobora kuvuga. Imana iravuze ngo izabana nawe, kandi izabana nawe. Uzagenda unesha. Imana iri kumwe n'umuntu, nukuri iramuneshereza kandi iramutsindishiriza mu izina rya Yesu. Imana iragutsindishiriza, nawe Imana igutsindishirije. Ijambo rikomeye ku murongo wa 17. Gideyoni aramusubiza ati, niba miriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimamiriza yuko ari wowe tuvuganye. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Gideyoni noneho amaze kwemera, aravuga ati, ariko iyi Imana yakomeze kunyihanangiriza kuri kumwe nanjye. Imana yavuze ko ari intumye, noneho nanjye reka nyigerageze. Arango niba koko miriwe mu maso yawe, niba ari njye ugize umugisha muri bene wacu bose, niba ari njye ugize umugisha mu gihugu koko, niba ari njye ugize umugisha mu mahanga yose, niba ari njye ugize umugisha wo gutegwa amatwi no kumvirwa, niba miriwe mu maso yawe, nyereka ikimenyetso kimamiriza ko ari wowe tuvuganye. Mwene data mukundwa, Imana iguha ikimenyetso muri iki gihe cya none kigaragaza ko muri kumwe, kandi irakiguhaye. Yabwiye umugabo w'Imana Mose, iramubwiye ngo ikizakubera ikimenyetso nuko uzakura buno bwoko muri iki gihugu cya Egiputa ukabajyana i Kanani aho bazankorera. Imana itugirire neza. Imana iguha ikimenyetso cy'uko iri kumwe nawe, kandi igiye kujya igendana nawe, ijya irwanana nawe intambara zose. Imana irwananye nawe intambara mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Kuvuga menshi si ukuyamara, ahubwo nari nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira yuko Imana ije kubana nawe, Imana ije kugendana nawe, ikwemereye umubano mwiza wo kubana nawe, ukajya ugenda unesha nk'uko Imana yagendanye na Gideyoni akanesha Abamediyani akoresheje ibibindi n'imuri gusa. Ibibindi n'imuri gusa n'amakondera byafashije Gideyoni kunesha Abamediyani ngo banganaga n'umusenyi wo mu kibaya, ngo ariko Gideyoni Imana ibana nawe ngo anesha Abamediyani. Mwene data mukundwa, imbaraga zibikurwanya ze kugutera ubwoba, kuko imbaraga zikurwaniriye ziri mu ruhande rwawe. Imana iragutabaye, Imana iragukijije. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Imana irwananye nawe, kandi Imana ifatanye nawe kugira ngo murwanane, nimuhabwe umugisha n'Imana. Imana ibaha umugisha. Mwebwe mudukurikirana buri munsi ku Isarura 12, Imana ibaha umugisha. Mujye mudufasha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hose.
mu buryo bwo kudukorera subscribe ndetse no kuduha comment, munadusharinga ndetse mukora na like kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare. Kandi namwe mwese mubikora tubasabye umugisha nugufatanya kwamamaza ubutumwa bwiza kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose. Kandi ubutumwa bwiza n'ubutumwa bukiza, ubwo tuvuga n'ubuhora baba barwayi cyangwa se ababoshe mu bundi buryo. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turabakunda. Shalom. Imana y'amahoro ibishimire mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko uri Imana iri mu ruhande rwacu. Wowe uvuze kuzabana natwe kandi ukajya ugendana natwe, ukaduha kunesha ibyatuneshaga kandi ukaduha gusingira amahirwe y'umugisha n'ibifatika. Ni mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye. Amen. Shalom. Imana ibaha umugisha.